Imana ikurinde ababarankuru b'abagome nk'aba ngaba bagiye kukubwira. Umuntu yagize gutya ashaka igikundiro ku wundi muntu agira ngo amukunde. Yajyaga amubwira inkuru akabona ntabwo ziri kumukora ku mutima, kandi yashakaga ko amubwira inkuru nyine zatuma amwizera, zigatuma amukunda. Noneho niba yari bosi we agira ngo amwizere nyine ku buryo agomba kujya amubikira n'amabanga, aragenda yiga amarangamutima yiwe, aramugenzura amenya ibyo akunda n'ibyo akenera kumva. Sasa noneho umunsi umwe uwo muntu yaje kumukoshereza, uvuge ko yari amaze iminsi nyine yiga amarangamutima ye, ashaka ko yamubwira inkuru imukora ku mutima, amukoshereze mu buryo bwo kugira ngo ahishe amafuti ye, hanyuma adakomeza gukurikiranwa. Sasa kuko yari amaze iminsi yiga amarangamutima ye, yari amaze kumenya inkuru yamubwira, hanyuma akayumva kandi akanamwizera. Uti byagenze gute? Imana ikurinde ababarankuru nk'abo ngabo. Izi nkuru ngiye kukubwira nzivuze mbabaye. Noneho yagize gutya areba undi muntu amuhimbira ikinyoma, cya kinyoma nyine cyamucisha n'umutwe. Wibuke ko wehe ikintu agamije ni ukugira ngo uwumva inkuru bimutere kumukunda, kandi nyine nyiri kubara inkuru we yashakaga no gusibanganya ibimenyetso by'amafuti yakoze. Hari inkuru umuntu yakubwira nubwo nta mwanya waba ufite, ugahita ugira amatsiko yo kurumva, cyangwa niba ugiyemo ugahita ubihagarika. Umuntu ahimbye inkuru akakubwira ko hari umuntu uri kukugambanira ushaka kukudindiza cyangwa kukwica cyangwa kugusubiza inyuma, cyangwa akakubwira inkuru y'uko hari umuntu uri kwitambika iterambere ryawe ukubangamiye, mbese nyine umuntu utakwishimiye mu iterambere ryawe. Noneho sasa rero wayibwira wa muntu uba warakize wikorera imirimo ye y'iterambere, ukumva n'umuntu uri kukubangamira cyangwa se uri kwitambika imbere yawe ari wa wundi wanacisha umutwe ntihagire umuntu umukurikirana. Nyine uwo muntu nyine yahise agenda aramubwira ati urabizi runaka nta kintu na kimwe cy'iterambere ryawe yifuza, ahora bangamira iterambere ryawe, yumva nta kintu wageraho kandi se n'umuntu ukishaka. Nyine aramubarira inkuru, arazimubwira zose, biragenda nyine kuko we arubarirwa inkuru ntabwo yari azi iyo biva n'iyo bijya, arubarirwaho inkuru nawe ntiyari azi iyo biva n'iyo bijya. Gusa uwayibaraga we yari afite icyo ashaka, yashakaga kurengera ubugingo bwe, ashaka guhisha amafuti ye, yashakaga nyine ko n'uwo muntu ari kubwira inkuru amukunda, hanyuma akajya amwizera. Imana izatwirinda abantu nyine b'ababarankuru nk'abo ngabo. Ibaze umuntu inkuru ye yarayibaze, arayibara neza neza, ayiva imuzi, avuga ko afite ibimenyetso, avuga ko hari ingero nyinshi. Inkuru arayibara pe, kuko amarangamutima y'uwo yari ari kuyibarira yari yarayize nyine, azi ko buriya ku iterambere ry'umuntu urumva cyari ikintu kigoye nyine kugira ngo uze umuntu wakwitambikira mu iterambere ryawe. My friend, nyine biba bigoranye tu muri ubu buzima no muri iyi si. Hari abantu bajya bazira amakosa, bakabashinja ibintu batazi iyo biva n'iyo bijya, byabacisha umutwe, ndetse ku buryo bishobora no kugeraho umutwe bawukura batazi iyo biva n'iyo bijya. Uzi ko ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza akakwihorera,
ikintu kibuzi, ariko we kubera inkuru bamukubwiyeho nyine agasigara abitekerezaho, kandi aho utazi babivanye biki. Ndetse cy'umuntu rwose ushobora gucishwa umutwe n'umuntu wagukozeho inkuru nyine ashaka ko uwo ayibwira amukunda, cyangwa se nyine hari ikindi kintu nyine ashaka. Urumva uwabaraga inkuru yashakaga igikundiro, kandi uwabaraga inkuru ikindi cya kabiri yashakaga guhisha amakosa ye kugira ngo we adakurikirana. Urumva umuntu umubwite hari umuntu uri kukwitambika, kiba ari ikibazo gikomeye pe. Imana izajya ibarinda ababara nkuru nk'aba ngaba, kubera ko muri iyi si hari abantu barengana bakazira ubusa, batazi iyo biva n'iyo bijya, bakarinda baciye umutwe bose bikarangira batazi iyo biva n'iyo bijya. Umva, Imana iri mu ijuru, njya nibaza impamvu itajya ifata ukuri gushyira ahagaragara hanyuma abantu bave mu rujijo. Urumva niba umuntu akoze inkuru we yifitiye icyo ashaka, agomba kuyisiga umunyu, akayisiga ibirungo, kugira ngo uri kuyumva abashe kuyumva nyine no kuyakira, kugira ngo bikore ku mutima. Wari wahura n'umuntu ukamusuhuza akakwihorera kandi ntacyo mupfa? Hari igihe aba afite amakuru yabwiwe y'ibinyoma. Si inshuti nari mbi, abantu ni babi. Hari igihe umuntu nyine ashobora kukugambanira mutaha nta n'ikintu mwapfuye, ariko yifitiye ikindi ashaka, akagukoraho inkuru mbi rwose yatekereje yanagambiriye amara n'iminsi. Uzi ko umuntu nabonye ari ikindi kiremwa pe, nabonye umuntu arema ubundi buhanga, ariko nyine njyewe njya nizera ko buri kintu cyose kijya kibaho ngo kubw'impamvu. Hari igihe Imana nyine igira ngo yikorere iby'imirimo yayo nta wabimenya, ariko ndabasabira kugira ngo Imana ibarinde inkuru z'ababara nkuru nk'abo ngabo.